yego twumvise ko Perezida Kagame yemeye guhura na Perezida Tshisekedi nyuma ko yabonanye na Perezida Joao Lourenço baganira ku bibazo cyane cyane biri muri Congo, ariko sinibaza ko yize yanga guhura nawe. So sinzi niba ukuntu abantu bamwe na bamwe babibona nkaho ari bitangaza kandi atigize yanga. Aho ikibazo nyacyo ni Tshisekedi ukomeza kwigira nkaho afite ibyo ashoboye no kuvuga, kuko y'abantu bajya mu mishikirano nuko ufite aho uhagaze, ariko urebye neza ubu ngubu Tshisekedi, Perezida Tshisekedi ntahagaze kuko ntakatagize. Yazanye ingabo z'i Burundi, yahamagaye ingabo zo muri SADC, asanzwe akorana na FDR, yazanye aba mayimayi bose azita wazalendo, ariko rero kuva amatora arangiye yahise atera M23, byatumye noneho M23 nabo birekura, ngira ngo uko twagiye tubibona muri iyi minsi bagiye bafata ibirindiro byose FDR yari yarafashe mu gihe M23 itahabaga muri kariya karere. So za Rwindi n'ahandi hose bageze no kuri cya kiyaga Rwicanzige, cya kindi basigaye bita ngo ni Lac Edouard, urumva n'ahandi hose. Mbese Tshisekedi ahagaze ati ubu ngubu? Nicyo kibazo nyacyo, ko guhura na Perezida Kagame ntabwo ari byo byagarura amahoro muri kiriya gice cya Congo, mu gihe we adashatse kuganira no kwicarana no kugirana imishyikirano n'abo bantu bo muri Alliance Fleuve Congo.